ntibyagaragaye ko yamubirinduye namwicaye yamutenda nta bukwe bakoze none ubwo yaramubirinduye Efurayimu ni muzima garasi humura shamwa abantu ibintu birakaze garasi humura Efurayimu ni muzima yarakibirinduye umugabo n'ubya nyuma y'ubu buzima hari kurya ibigori amvoranyoheye none ubwo maze ndabihekenya koko nijoro marayika arambwira ati dora agiye kukugerageza ku rwego uzakuka namenye uzi nciye nkubise ngitinya uruvugo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ngewe nahagurutse ndi umuvugabutumwa ariko muhura n'ibincogoza mu rugendo ndashaka kubwira abankurikiranye ngo ngiye gukiranuka kwanje ndagukomeje yarakibirinduye acicara hejuru Efuremu ni muzima garasi nuhumure ubuze turabona umva iyo ndirimbo yarakibirinduye acicara hejuru Efuremu ni muzima garasi nuhumure ariko se ko tubinde twari kuvuga Yesu wacu ni muzima ko kuba Efurayimu ni muzima kurusha Yesu ibyo bintu Efurayimu yabirinduye nibi ariko rero muri yabirinduye garasi none se ubwo ntibyagaragaye ko yamubirinduye namwicaye yamutenda nta bukwe bakoze none ubwo yaramubirinduye Efurayimu ni muzima garasi humura shamwa abantu ibintu birakaze garasi humura Efurayimu ni muzima yarakibirinduye umugabo n'ubyara n'utera inda mukomere mwonkwe musubireyo nta maho rero n'amakuru hari nuko bikomeje kuba byiza bakomeje kubirindurana bazanarimburana abadayimoni babirandure nabo kuko babaye abashumba babasutse amavuta rwose ubu ni faya nabonye nuriya nawe wabimitse nawe ntacyo mvuze nzakivumba ariko ibintu birakaze nzakivumba mbonye ikiroso we Yesu icyanwa arateretse dore icanwa umushumba ariko abantu mwamfashije kurema kandi mwara abantu ari kugira ngo ni ikibazo Yesu we nta cyanwa yagiraga Yesu yagiraga ubwanwa ariko Yesu ntago yacongaga ngo babumareho ngasigaze ubundi byari wamubonye muri mwe uretse amafoto ariko ira foto uziko numvishe bavuga ngo ntago ari ya Yesu ni umugabo wamwitiriye akajya yigana filime yani filime bakina okay Yesu ntago muzi ariko muzi mu byakora uhimbazwe Yesu Yesu ashobora kuba ari nta n'ubwanwa yagiraga ababyitiranyaga irani filime ntago Yesu aruriya oje uriya ngo yakinye na pornography buri ibaze gukina pornography ugakina na filime y'umwami wacu ni ikibazo yo mbega ni ibintu byivanye umuntu ni mugari murekera rero utangire ku ndirimbo ngo yarakibiranduye bakicara hejuru we Efurayimu ni muzima ngo garasi humure kandi ne Efurayimu nanga ne Efurayimu na Efurayimu byose kimwe niba twibeshe badukosora garasi ahumure iyi ndirimbo wayitekereje ute nyitekereje mu kanya nicaye hano ndavuga ngo rekanye baravuga ngo ariko ngo ubu ngo nta bivanze nese ubundi twamenya ari iki kigarasi yaririmbaga iyi ndirimbo bakemera kumva bahita bumva ko ryashe ari gukurikiranye ati kuki ukomeje kuvuga umugabo w'abandi ati muri none ubahimbiye n'indirimbo ngo yabiranduye garasi nese yarakibirinduye ninje wayihimbye nyihinduye ubu ntabwo Yesu ari muzima kuri bo kuko ari muzima kuri bo ntibari kubikora biriya Efurayimu niwe wakibirinduye acicara hejuru Efurayimu ni muzima garasi ahumure noneho baze dore ayiwe vada we Yesu we shaka arabaye nanje mbaye umusesenguzi pe ntangiye kuba n'umuhimbyi ni ibintu birakaze mbese ni hatari so hanyuma umuraba wakugezeho 2024 uyu muraba witwaga ngo iki uyu muraba witwaga ngo cyangwa se waje uvuga ngo garase yatwaye abagabo babanye kabiri number 2 wagezeho nanga wageze kuri garase wageze kuri garase ariko nawe kugeraho ngo watwaye abagabo babanye ni nyine nshaka kubavuga mwembi nge ni 2023 ntago twari mu mwaka umwe 2023 niho babivuze
ntabwo ari na 20 ariko 2024 nabwo barabivuze babivuze kubera ko byari byaravuzwe mbere yego ariko ngiye n'ugukeka bariya bagiye online ni Grace baramuvuze naye barakuvuga urumva ugomba kuba inshuti ye akazana gutumira mu rusengero dore hariya nakubwiye ko ntajya kuhabwiriza bazagushingira n'umuganda ngiye mfite isezerano ariko ntago aribo bamunshakira oya nta nubwo nkeneye kubwiriza iwawe iriya ni Imana bari basezeranye ko bazakorera ni Yesu bari ntabwo ari Yesu ni bari Yesu ntabwo ari Yesu uyu nguyu wapfuye ntabwo ari Yesu Kristo ni Yusto cyangwa se bari hari Yusto hari na bari Yesu ubwo ndahamya ko ari muri abo bagabo babiri kandi abo bose ngo bakoraga ibitangaza none se bariya baragira ngo caba igitangaza guhanura ngo twitugatwita caba igitangaza ngo ishurirwe ideni ukaryishurirwa bariya nabo ngo rakibirindwe niko batangiye baririmba ngaho rero barabigaragaje nge mana ari Grace ngo yatwomba ngo abagabo babandi ari Ephraim ngo yatwa abagore babandi urumva barabirinduranye nabo nge ariko nta shari mfite niwongera no kubivuga ubuse nagira ishari rya biriya ngiye ko nshaka ibintu bizaca mu muco isi yose ikabimenya ko Imana yahaye peni n'amahirwe ya kabiri ubwo se najya gufata umugabo w'abandi tugasezerana tukabana nkavuga ko ari Yesu waremye ijuru n'isi ubikoze ko ari Imana yaremye ijuru ahubwo navuga ko ari bari nose peni ubu wowe hagize umugabo uzavuga ati ko mfite amafaranga yanjye nkaba nifuza kugira umugore uzahinda usaza ntacyo ukennye dusezerane bambe twishingiye nge ntabwo nkunda ubukwe ubwo ntabwo wabyemera ntabwo nababuze abagabo barahari nk'amatwi n'amabinga ariko ngenda shaka kugira ngo bizace mu muco ukora ubukwe niyo ntakora ubukwe ariko nkanasezerana basi no mu murenge nkati n'umugore w'umugabo mu murenge wibuke ko ari imbere y'abantu nese imbere y'Imana nitegeka rega rya abantu bakureba Imana itakubona nanga abantu bakakubona Imana itakureba ibintu mvuze murabyumvise ariko nawe ni woroshye ibintu birakaze hari igihe abantu bakureba Imana itakubona nanga abantu bakakubona nanga Imana ikakureba abantu bo batakubona ariko kugira ngo nuko warebwa n'Imana kurusha ko warebwa n'abantu none se kujya mu rusengero uragira ngo Imana ntishobora kutambonera mu rusengero ikamboneraho arega kuri kwambara agatimba no kuvuga ngo dusezeranye imbere y'Imana biriya narabikoze kandi ico yagombaga gukora yaragikoze kandi ngiye nta nubwo nkirambirije ku mugabo cyane muramenya atazagira nuntego uwo mutego ngo peni nangu yavuze ko ashaka umugabo ntawe ngishaka mfite umugabo Yesu ugaburira abana banje mu gihe abandi babirengagije nzamwikomezaho uhimbazwe Yesu hanyuma umwikomejeho mwaka w'2024 habonetsemo gusorwa mu nzu wabuze ubwishu byagucanze habonekamo kwitwa amazina gutabwa n'umugabo yaranafunzwe ajya muri gereza habonetsemo byinshi bikomeye bigiye bitandukanye kandi n'ubundi yafunzwe nyuma y'imyaka igera muri ingahe irenga 5 yose n'ubundi mutari kumwe aza kujya muri gereza bivugwa ko yafungishijwe na Papi Kereva nyuma ko yaramaze go kumwiba mu nzu akaba ngo yarakatiye imyaka 20 nimba ari byo koko uko nawe ushaka gusanga ari ugukeka yarambwiye ngo yarambeshaga kugira ko numva afungiwe ikintu afunzwe imyaka myinshi ngo mufasha ariko yanze kuyimbwira ariko ntago igeze muri yo 20 naho gusorwa mu nzu baransoye dore usimubona ko mwansuye mu gishanga nabuza yo kwishura mbaruguririya baransohora kugera aho ngaho niyo yaraguhamagara ari muri gereza nese sajya amamagara iyo yagiye kuri ntuza rya byita kuri visite babyita ngo iki umuntu afunzwe ra ntabyuzi yamamagaye yasohotse ati umusorove yarambwira ati nge narakubeshaga ndikumva nshaka gukizwa ati Papi Kereva yaramfungishije ati ariko ni imyaka itageze muri 20 ati nagiraga ngo umpe nyine ico kuri ngurira isukari rero ndamugirane nanjye rero sindiho bansohoye mu nzu nabuza yo kwishura ngo ariko ngo kandi ufite Imana nese ubundi umuntu ufite Imana we ntahura n'ibigeragezo ngo urambesha simubona ko mwansuye mu gishanga nukuri n'abagantu heza si wahansuyera dore ubundi mu gishanga usibye ko naho ntaco hatwaye Yesu ahandindira
n'abana banje. Kino gishanga ni cyiza. Abo umuntu wakwishyuriye inzu musabiye umugisha zana ndi bose. Umuntu wanyishuriye inzu Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha nawe ajya guhora guha. Imigisha myinshi kandi nta nubwo ngiye nkeneye no kugira ngo bajye bahora bampa nanjye nimba umugisha ngiye mpabanda rega uyu mugore ureba nigeze ntunga amafaranga we. Siko natunze amafaranga nawe n'umunsi abantu batemera ko yasize. Wari ufite miliyoni nyinshi watunze n'inka zingahe? Ngiye nigeze ntunga miliyoni zigera mu 8. Urumva atari amafaranga menshi ndi umugore. Nandi yazaga kumusetse umugore utunga miliyoni 8 zatibye tasambari. Uvuze amafaranga na gutyo hari umuntu wibereye ahantu wifitiye miliyoni ze 20 zidafite ikibazo. Miliyoni ze 20 zidafite ikibazo ngewe miliyoni 8 zanje ziruta miliyoni ze 20. Igihumbi canje kiruta ibihumbi 100 byawe. Yumva peni n'abarimo kwikina ndakuraye. None se kuvugisha ukuri byica umutumirano. Takubwiza ukuri. Ariko Yesu azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yasezeranye natwe. Azaza ntaza. Nukuri nubwo ubuzima bwanje bugenda buhindagurika ariko ndacafite ibyiringiro. Yesu azaza ntago azatinda, abamutegereje ni mwihangane, azaza ntago azatinda. Nyuma y'ubu buzima bwo kuburaho kuba, ubuzima bwo gusonza nkuko nyine mwisi bibaho, ubuzima bwo kwangwa n'imiryango, umva hari ubundi buzima. Haleluya. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari ubundi buzima, hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu haleluya haleluya. O nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Oya humura. Nyuma yo kubura menevari hari ubundi buzima. Nyuma yo gusuzugurwa hari ubundi buzima. Hari ubundi buzima. Haleluya haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva mfashijwe ko nyuma y'ubu buzima abantu badufasheho ijambo hari ubundi buzima. Imana nishimwe. Ndafashijwe pe. Dore ibi birababyita ibigeragezo. Ibigori n'ibigeragezo. Nakana ka mukuru wanje karabirebye mu murima. Kati bibigeragezo bumva mbiciye nuko ari bigeragezo batamfa. Ariko peni. Nanje mba mbiye nuko ari gusobanura inzozi. Mwana kuri turyigisheke ni bisanzwe. Igisheke. Babivuga ko hari ibintu byikisi byiza mu buryo bw'umwuka Imana igiye kuguhereza. Bundi igisheke sumva ko kiryasuga kanjuruka. Noneho rero dore ubwire. Umuntu yasobanuje inzozi arambaza arambwira ngo gukurota ubona urya igisheke ukagisomeza bambe ukagisomeza ikigori. Ego oya dabyo ni bibi. Igisheke n'ikigori ubundi urwara ubwinyu urumva ni ibintu biragatsindwa warwara ubwinyu. Urumva n'ibigeragezo. Ikigori cy'irose kirya 10 ukakirya ukabona urukugihekenya bari ibintu bikomeye ugiye kuba n'ibigeragezo ariko ubyitwemo neza Imana yende gushyiramo niko bimeze ariko biririye rimwe ugasomeza ukaruma ikigori ugahekenya n'igisheke ubwo urumva byavamo. None umugabo araranguye ndahari. Yego. Ubwo urasoza ikiganiro hitangiye ikigori Imana igumugisha. Witira ku bigori. Ndanagikunda kubera ko ntagicenene narungurutse indobo. Ariko ntago naha. Aruko Yesu ajya bigenza wenda kuri momo nkabona arahari. Numvaga ngishakwa nawe nguriye ikigori. Nsoza ikiganiro ngihekenye. Uhekenye. Yewe. Hanyuma urangije uva hariya bari bagusoye mu nzu byari bikomeye ariko uraza ko mitura nanjye naragutabarije. Ramituro urarimpa dore reka nkubwire nukuri kw'Imana n'umuntu wamuha amafaranga yo kwishura iyi nzu hano hamwe bari bansohoye mwansanze kandi nukuri abantu baravuze ngo umugore ukina pranka ngagakina pranka ngo bamusohoye mu nzu ngo batamusohoye ngo jya kumucaro henge ngo wambura mukorowe ngo jya gufata isuka wakina pranka mu gipangu cy'umukire nkuriye ndabizi si ngo dore nguhora urira ngusa oya winsakuriza we ngo dore nguhorurira ngusaba ngugira gute ngo prankaze nguzaburaho kuba nguzumirwa we ntago mwansuye musanga ndi no kwayura nshonje kwishura byanze no kurya byanze. Imana ntago yakoresheje kubaciye kuri kamera uwite ufite inzira zirenze ibihumbi yakoresheje umumama ntavuze igihugu abamo ni inshuti yanjye
ampa amafaranga 120 kandi urumva sinari nanamusabye nta nubwo n'ikiganiro ngo yakibonye ariko urimo kunyumva. Amina arambwira ati Imana integetse kukugurira umuceri gusa urumva nari kurya umuceri kandi nabuzayo gukodesha. Nahise nza hano uriya mukira abonye ko nayabonye ati yampe n'ubundi ugume hano ndamubwira nti reka wanyiyeretse genda. Mana ishimwe rero ko yampaye nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Aba bantu bandika comment ngo ngiye guhinga ntago ari Imana yarobanura mu bantu baba mu mujyi wa Kigali nginsubiza ahantu navuye abana banje bavumaga musi y'umusozi barapfutse umutsatsi ntago ari nje wakwigirizaho ngana ngo nsezerere Kigali we nkurimo nk'amatwi n'amabinga kuko nakujemo naravuganye n'Imana. Eko musetse iyi Kigali nyirimo nk'amatwi n'amabinga n'abatagukorera ujye batuza mu mujyi wa Kigali. Nanjye rero turi kumwe Kigali tuko pamoja mimi na wewe. Ndagira ngo mbabwira ngo Imana izambesha muri uyu mujyi ntanakodesha mbisubiramo ndi kumwe na Kigali ndi muri Kigali ngewe nayo tuko pamoja. Noneho rero Penina noneho n'ibigore ndakoze kumva ikigori nimba atari ubuhanuzi ugiye kubirira imageragere. Ubuhanuzi njya akumenza warasaze ubuhanuzi njya ubwo si ibingibi ndarose ko nkibonye mbona nkubone nibasanga kubishiraho utaza kuvuga ngo Penina ngo dore ngo ndamuhanure ngagiye kurira impungure mageragere ntago nishe nabishe barababariwe ntago ndrota dore ndi kukirya imbona nkubone wari waragiye he wa kigori niko ariko muri nabago muri urundi rungana gutya kubera ko nigeze ngora ikiganiro mvuga ngo nkunda kurya sha niyo mpamvu sizaho urundi tuguteje imbere rero twenje nitwa Nyiramugisha urumva ubwo ibyo bigori bakoremo bigishushe babirya babimare wabyakiye ituro rirakenewe ibintu mubwiye urabyakiye ndare ndi ku isi yose ndi kuvuga ngo umugisha w'Imana kandi Uwiteka akanguhanurire azagukure kuri ubwo buzima bwo kuba n'ubuzima urimo ariko azaguhindurira akazi kwikorera indobo biravuna azakwicaze nawe byakubera. Ubu nanjye nubwo nduhijwe ariko ndamutegereje hari ico twavuganye ndaguhanuriye mu izina rya Yesu uzacuruze botike ifatika birimo umugisha nyine namuhanuriye kare ariko mwambonye kiryoshe kubi aho bagutonorera Imana ibaha umugisha. None byagenze ute none kuba kiryoshye ibi bigori rero birasengeye ahari ariyo mpamvu nsaba umugisha uri kubicuruza. Ubu hari uravuga ngo kigiye kukubuza kwicururiza ibigori ngo uzarindagire nkaco bavandi bandugu ngiye ntago narindagiye ndi umugore wakoreye Imana murabona ndi mu mujyi wa Kigali nta kazi mwambonye ariko kandi je nakagore numva ko Yesu agira rero ndabumfashije mwana fasha ndaza kukirya nshoje wetse nese koko kamera iriho bari kura kwandi kurya ikigori kino kigori ufate na kirura mwana afite na kiriya ngo Penina ifate mu ntoki gutya nuko mweze mbifotore goda tuzajye icyanya ndakimenya bahu icyanje kiravunye iri muhereze gutya ifate mu ntoki nakarabye mu nyuma y'ibigori nyuma y'ubu buzima hari kurya ibigori amvoranyo none zibwo urambwira nyuma y'ubu buzima bwo gusonza reka ariko duhanura hari ubundi buzima bwo kurya ubusana nari nzi ko ndabandi hano ndi mwariyeho ariko ibigori ngo bisobanura ibigeragezo oya ntago ibi by'ibigeragezo ari ibingibi mwari hataza kugira uvuga ngo ngira inda ndende ngo namuririye ibigori ibigori ngo bisobanura ibigeragezo ibigeragezo ni ikigori cumye bari kubireba se nigeze ndota umugabo wanje bimpa ngo birye byumye uri ufunzwe nyine akajya bimpa kankubita no mu matama ngo hekenya wo gahekenya amabuye maze ndabihekenya koko nijoro marayika arambwira ati dora agiye kukugerageza ku rwego uzakuka namenye uzi nciya nkubise reko reka manze nkarye nanga bayisubije kamera iriho cyane aho guhereza abantu ikigori birire oya nabahaye rwose uwo murundo warunze imbere yawe urabumara mwa simfite abana sinabibabwiye batandatu ahubwo nto birabakwira ntabwo bibakwira buri muntu arya agapande dore ubaraje wanduke ngo caririye kuri kamera ngo ko Penina ngo usigaye warataye umuco nerega ngo uri igica mu kibusa no kurya n'icaha ibyo kurya n'ibyinda ubu nabirunze hano ndabirya nabyo mwese Penina karame
uyu mwaka abantu bitega iki uyu mwaka ushize ntabwo weze ukora ivugabutumwa rihagije utekereza ko ari ahuye n'urugamba rw'amagambo nuko ncika intege tinya uruvugo we narakubonye uyu munsi ngo ntinya uruvugo ntabwo ngewe uyu munsi ngitinya Theo yavuze ngo iki ntabwo duterwa ubwoba n'ibihinda nk'akagoma ntabwo duterwa ubwoba n'ibikangisho gusa iyo twambukije inyanja itukura nizabura kutwambutsa Nyabarongo y'ibiziba siko Theo yavuze ntabwo ngitinya uruvugo uwanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina ngewe nahagurutse ndi umuvugabutumwa ariko muhura n'ibincogoza mu rugendo ndashaka kubwira abankurikiranye ngo ngiye gukiranuka kwanje ndagukomeje ntago ngitinya uruvugo unyandika azanyandikaho ndi ikimenyetso kigirwaho impaka ngewe ndi ishano ritangaje benshi kanirira akagori niho uri ishano ry'umugore ritangaje benshi ishano ritangaza benshi niko Yesaya yavuze ubu baravuga baturi ishano koko ariko mujye mwihangana mu byumve mu birangize nshobora gutangirana ubukana nkaza gusozanya ubuhamya nanga se ubuhanuzi mujye munyumva badi murokora urira ku gasozi ngo bameze nk'ingurube ngurira ku gasozi neza si mwansuye mu rugo ndi mu iruhande rw'iwanjye nyine turi hafi ku marembo ariko rero tuye mu bihuru mwana ni mu bihuru nyine Yesa dore abana bari guca inyuma bafite amajerekani bagiye kuvoma hariya muri Nyakariba leta yacyafite akazi ko gutanga amazi hari isoko bacyavoma amazi badashye mu isoko iriya ni isoko kandi biratworohereza udafite igiceri cyangwa udafite umugezi we Yesu urabona yarahanyegereje ubu njyari n'igihe nta biceri mba mfite ngahita mbwira abana nimugende muvome haca ariyo amazi atwaye tuyanyoye imyaka myinshi aka gace ngenda nimuka mu nzu imwe njya mu yindi ariko ngatinzemo hanyuma rero Penina abantu bitega iki mu mwaka impano zikirambye ikiganiro cya mbere dukoze ubu mwaka batangira uretse video wakoze wagize ibyago ego kuva ku itariki ebyiri oya reka ndakirya nshoye ku itariki ebyiri twayikoze ku itariki ya mbere hajya tariki ya mbere tugikoze ku itariki icyo twakoze ntabwo ndi kwibuka ikintu cya mbere ni kuri ebyiri si kuri ebyiri ra Imana yambwiye ngo uyu ni umwaka w'umwuzuro ku banyamasezerano kandi ni n'umwaka ku bantu batari bwegera Imana neza bagiye kurira bagiye guheranwa n'amarira n'agahinda bivuze ngo ni umwaka ku banyamugisha ku banyamasezerano n'abegereye Imana ni umwaka w'umugisha ku bantu babanye n'Imana ni n'umwaka w'umuvumo ku bantu bataye Imana niko bimeze hareruya hareruya amen Mana ishimwe ko ntari nuntesha umutwe ntabwo ibigori biraryoshye pe ariko umwana ndabona yenda gusaza ibigori byarabimara yaratangiye kujya bumbura icanja karuma kandi ice na catarakimara ngo ajyanira abo mu ruguragaro kugiye kuri kikitoko shira bakuru bawe dore shira Maria du ufite tikitoko ufite tikitoko oya nashakaga kuyifungura kazi kuririmba ubakubona nashakaga kujya ngashiraho kakanza ariko gahereze kawe gafite ingahe gafite 5 umuvunireho kano kazi kuririmba kuntu yatabaye Esiteri mu bandi bakobwa haya kitwa nta gisa nk'Imana Dorcas nta gisa nk'Imana Dorcas yego niko ivuga ubutumwa rirakomeje mu mwaka birakomeje hari abajyaga bantumira ntibantumira batakintumira ngo babonye ngo naravugiye ngo kuri YouTube ngo nakuniye ngo kuri aritari bahita bavuga yewe uyu mugore nawe arabivuga ndagandi rwose nanyereye ururimi kubera kamere kandi bira bintu nabivuza ari ibishego ntago nzi ukuntu byaje nimba ari hembe bari banyorereje rincika nkavu ariko hari nabambwiye bati twe turabizi ko kugwa ku muntu ufite umubiri bishoboka bira bintu wavuze ni ikinyarwanda abantu bose bazi nuko wenda wabivuze mu gihe kitari ico kubivuga ariko mu byukuri ndacakomeje gukorera Imana aritari ngo ni inkuru himbise nanga aho wari mu kirizi icyo gihe se aritari ko numva warumbaje ngo ivuga butumwa rirakomeje nkubwira impamvu ryagenze gake ariko nje ndacakomeje gukorera Imana ndacakomeje kuvuga Yesu neza niso ubwo sindi kumuvuga kandi Yesu ari mu kazi amina abaramwegera ni umwaka wo gusubirizwa amasezerano abamugumyeho ariko abamuvuye bagiye guhondagurwa nk'iza kabwana abamuvuye bagiye gukubitwa bagiye gukubitwa
Imana igiye kubahana kabisa nta nubwo ari burake none se ibi ngibi bikubwira aho usenga cyangwa ku byo usinziriye oya nsinziriye njyewe ubundi ibintu ndimo gusenga byose ntabwo ariko mbiha agaciro kuko arega iyo abana b'Imana bateranye n'abasatani baraterana nararyamye ndarota ku itariki 31 ijwi buraca bona niri bube ijwi rirambwira ngo Penina uyu ni umwaka w'umwuzuro ku banyamasezerano banyegeye rero kuva ku itariki 31 iyerekura rigira ari nijoro ariko se nta nubwo yakuvugishije ukanuye wenda ko twumva ngo nabwira avuga kuko buri inzozi ngo ni inzozi oya nari majije ngo ntaga inzozi zaba inzozi nese nje uko Imana ivuga uzi ko ntabizi buri ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'Imana niyo ndose inzozi zivangenda bimenya hari nemaje gusenga saa 9 ndongera ndaryama noneho oya ndabesha ngo buraca bonanira barasa umwaka harya ku itariki zingahe ya mbere barasa umwaka ku itariki ya mbere ahubwo nari mvuye hanze saa 6 z'ijoro ndi nakano kana gato tuvuye kure uko barasa umwaka uzikari bwo nabirose koko noneho ndaryama nko mu masaha 9 ndabyuka ariko ndi mu bitotsi nsenga ndi mu bitotsi kuko urumva nene natinze kuryama nkirambika urubavu nk'iminota itarenze nk'icumi kuko narebye ku isaha igihe nari ndyamiye mvuye gusenga saa 9 nyine arukuntu mva ku buriri ngapfukama iruhande ijwi rirampamagara ngo uyu ni umwaka w'umwuzuro ku bantu babaye iruhande rw'Imana ku banyamasezerano ariko ni n'umwaka w'amarira n'agahinda n'imiborogo ku bantu batabaye hafi y'Imana abantu basize Imana basize Imana hanyuma rero ukavuga uti wenda nahuye n'ubukene nahuye na byinshi bizazana bikomeye cyane wabwa pirive kirikonwa mu nzu ndi kumwe n'abana kandi b'abakobwa burya wakabonye wirukanwa mu nzu ariko uri kumwe n'akana k'agahungu ariko no kuri kumwe n'abari abakobwa nubwo byari ikindi kibazo ni ikindi kibazo gikomeye cyane so uyu mwaka rero utangiye hari agacu kuri Penina ko azakora ivugabutumwa bohotse afite n'umugisha birashoboka kuko n'ubundi Imana ntahitaba wagiye mu rusengero wavuga abantu bakabohoka naha ngaha kuri izi mbuga no mu nzira ngewe ntago navuga ngo hari agacu kuko igihe cyose ntegetswe gukorera Imana niko ntegetswe muri ibyo yaravuze ngo nasezeranijwe guhora ngukurikira Yesu avuga ngo nyamara nkwisunge Kristo we databuja mwiza ntago nge rero nkora nkukorera abantu agacu kaboneka kataboneka ndi muri gahunda yo gukorera Imana hari abantu ushimira cyane bagufashije benshi hari abansenge batari bafite uburyo bw'amafaranga oya rega ntago bari ngombwa akaboko k'iburyo nigatanga k'ibumoso ntikazabimenya sibo babivuze ariko ntago ari bo ariko ntago ari hari n'igihe umugore ampa umugabo atabizi nanga umugabo akampa umugore atabizi hari n'umugabo umenya ngo umugore yatanze akamuraza ku nkoni ngo urumva ntaba mbahemukiye uwizimo ko yamfashije mu buryo bwo kurya mu buryo bwo kumpa 5 2 1,000 hanze suragira ngo hanze haracava imigisha ko Imana itanga umugisha hanze no mu Rwanda rero urumva kuvuga ngo abo hanze nta migisha bagitanga cyangwa nta kikibavaho kandi tuzi neza ko diaspora yo ibeshejeho abantu benshi nk'abavuga butumwa nkamwe ngo murabasengera bagafashwa bakabaha amafaranga ntago umuntu agwa kubera ko amusengera ubu se nkanjye ngira abantu bajyaga bamfasha rwose tutanigeze bambonye kuri YouTube ariko hari ukubwira ngo ngiye kugwa amafaranga ngo nsengere ni urugero nge nta urabimbwira hari abantu bagiye babivuga ariko nge ntago ndi kwango ngo diaspora mu Rwanda naho baramfasha kuko ndi umunyarwanda ntago ngiye mvuga ngo hanze niho havuye ubufasha kuri nje ari no kubita nk'amadolari 200 atingira kanyarira nabonye uri umukozi w'Imana ari kera ntago ibyo ubwo bucucu se none se abantu ko bayatangaga kubera ko afite icifuzo kavuga atahira abana musigire uyu munsi abantu barabivanze akakubesha ati ndagusengera kandi atanarajya ese iyo agwa amafaranga gutyo ngo umusengere iyi icifuzo kidasubijwe hanyuma amafaranga uramusubiza bigenda gute nge nta urayama
nta muntu urayampa ngo ambwire ngo musengere n'uwampaye yampaga avuga ati nakwikundiye nakubonye nk'umukozi w'Imana none ndagira ngo ngukorereho umugisha ariko nyuma hashira nk'iminsi 2 akambwira ati ariko mfite n'icifuzo gikomeye nabonye usenga ujye umfasha gusenga nge nta wigeze yampa ngo unyuririre umusozi nigeze mbyatura kuri Beura rimwe nibwo nigeze kubwira umuntu ngiye wambwiye ngo ngusengere ariko nta tike mfite arangije aravuga ati reka ngutegere umuntu agiye harabwirije arabivuga ati hari umuntu Imana imbwiye ngo yabaye umuteka mutwe kuko yasabye amafaranga ngo ajye gusengera umuntu kandi n'ubundi asanzwe abona umugisha atari uko yasengeye abantu ngihana nkica ntago nongeye rero ntazagire nuza uwo naba narayariye wenda muri ubwo buryo usibye uwo natura azavuga ati nje wandiye amafaranga naguhaye ntiwansengera nese narinda nyasubiza ubundi amasengesho Imana kisubiriza igishakiye yabagira ngo usenge ihita isubiza kusetse nago byakunda ariko rero Penny nta muntu numwe wigeze ugwa amafaranga ngo ujye kumusengera wenda ntunamusenye amafaranga ngo yarye ngo ntimunamusengere niba ari ugusenga n'ugusenga nta muntu wigeze ubwo amafaranga uyarye hari nk'igihe umuntu namusengeraga akambwira ati kanguhitura ico wansengeye carakemutse nubwo hari abantu benshi bajya bavuga ngo ariko ngo kira giteka mutwe ngo ni Penina ngo casengeye nde ngo usibye ubutubuzi n'ibiki mfite umumama bita Esther utuye mu mujyi wa Musanze ku Rugaga wari umaze imyaka 8 atabyara uwo ngo naramusengeye wabyaye 3 urumva n'undi mugabo twahahuriye wari umufundi wubaka ndamubwira nti Imana irambwiye ngo uhora wubakiza abandi ariko we kubaka yawe byarakunaniye ntiguhaye inzu y'igitangazo uyu munsi arategura kuzaza nishimwe barankurikiranye abantu bagera nko mu 10 ngenzi nibuka nabo nasengeye se hashika bageze muri 4 hahandi ku mwuka wa nyuma handi gwituro uzaryakira nzaryakira nese hari ubwo ndi musabye kari uzabaje gushima hari gituro ntaca hakiri ahubweza kayara mu nzu oya ntago nje nzavuga digira imini bya bindi byantuza kuko azaba baje kunshimira ibyo ariko yongwe buriya ngo wajyaga abwira abantu ngo mu mafaranga bagiye ku musozi ntago nje yayigeze ntago yigeze ayansaba nese ndabizi nimba nk'inzaka ko tutarazisangira ntago yigeze ayansaba mvuze digira imini kuko ari urimba abahanuzi bavugamo nta nubwo ari yongwe mvuze ariko wumve ngo nimba hari uwayamuhaye akayanywera inzoga afitanye urubanza niyera yego kandi ntago ngenda ncimanza gusa umucamanza afitanye urubanza n'Imana kabisa niyo bafitanye urubanza ya hanyuma nubundi dusoza ikiganiro cyacu aha navuga nti ese Penina ni wasanga wenda avuga gutya ari ugasanga ni kwa kundi umuntu akizwa ku munwa nayo ku mutima ntagakiza kariho nese ubundi mufite igipimo gipima gakiza baravuze ngo dondobekanya amagambo niko mvuga nje nivugira vuba kandi ni iwacu tweze ngo kiriya kigore ngo kidondobekanya amagambo ntabwo uriya mugore udondobekanya amagambo gudondobekanya amagambo ariko ngo siko gukizwa hanyuma wowe ukavuga ngo abo babivuga bafite igipimo gipima gakiza ngo aba afite igipima kimwe azavuga ati Penny nta gakiza ufite arega mumenye ngo impano nta n'ahantu ihuriye n'agakiza ubu ngiye nshobora kuba mfite impano ariko ntakijijwe ariko ndashima Imana ko mfite impano yo kuyivugira kandi nkaba mfite na mwuka wera uwo bita mpemu yera mu rurimi rw'ikirundi ni ukuri ndakijijwe pe mfite mpemu yera wankunda unyihisha mu kwezi kumwe kwa kabiri ndakumenya niyo ntabikubwira ngira impano yo kurondora umuntu nyanga n'unkunda kandi ubu nawe nimba unyishusha tuzatinda tumenyanye oya ubwo akaye wabimenye mbimenye iki ko nyine bikiri ku rutonde ayiwe Penina urangana ndagukunda Imana igumugisha murankundaga Bibiliya yaravuze ngo naho wavuga indimi zose zo mwisi udafite urukundo ntaco bimaze ijuru n'isi bizazingwa nk'impapuro ariko urukundo ruzahoraho mureka dukundane nk'uko Yesu yadukunze dukundane kuvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika nta rukundo ntaco bimaze nge rero ntago nangana umwanzi wanje ni Satani umvise wa muhanzi mwe witwaga Diodoni ajya ni Diodoni urawo mbwa Pastor Muteso wapfuye ejo bundi hajya aririmbaga ngo indirimbo yitwa urukundo nimureke bagire
oh njya nyibona kuri sitati ya Mutesi. Iyo ndirimbo ya pastor ya wa mugabo ya do uriya wapfuye wari umugabo wa Mutesi. Turimbe twumve. Yaravuze ngo naho wavuga indimi oya yaravuze ivuga ngo ikirango iyaba abantu bari baruzi iyi si yagira amahoro naho wavuga indimi iz'abamarayika ariko udafite urukundo n'ukuri ntacyo byaba bimaze mureke mbabwire rukundo rurihangana kandi rukagira neza iyaba abantu bose bari baruzi iyi si yagira amahoro rukundo rurihangana kandi rukagira neza ntirutekereze ikibi ku bandi iyaba abantu bose bari baruzi iyi si yagira amahoro rukundo rurihangana kandi rukagira neza iyaba abantu bose bari baruzi iyi si yagira amahoro iyaba abantu bose bari baruzi iyi si yagira amahoro Imana ishimwe. Iyo ni korali yitwaga ntago nyizi nayibonye kuri sitati ya Mutesi. Sinuza se Imana ishimwe. ni amwe ya kera yitwa Hoziyana. Yo harya niyo yaririmbagamo. Yari arimo yaciye mu myaka yashize. Icamba abantu bose bakagira urukundo isi yagira amahoro. Yo dore nubwo yapfuye ariko yarakoreye Imana. Imana izamuhe iruhuko ridashira. Ayo pedi ngo umuntu ashobora gukora icyaha ngo ariko ntumenye wihaniye. Nyine wakora icyaha ariko wacihaniye simpame. Bivuze ngo ubwo nawe iyo ugikoze cyangwa iyo ugikoze oya ntago nshatse kuvuga ngo dukora ibyaha ngo ubuntu busage nshatse kuba ko umuntu aherera mu gacu ko gucira undi urubanza ngo yakoze iki yakoze yaragikoze wende yanarihaniye yarababariwe. Ni wasanga aribyo bya bindi numvise bajya bavuga ngo ariko na madini yateke igihe bigisha bakavuga ngo biravuga ngo mwaturana ibyaha byanyu ngo kugira ngo mukizwe kandi musabirane. Hanyuma bo bahita bisobanura bakavuga ngo uwo mumaze gukora ni cyaha ngo niwe mugomba kwaturira. Aske nuko gute kandi ari we mwagikoranye. Hanjye nibazwa mutima gushitse gukora icyaha uranawaturira bigakunda. Icyo wakoreye hariya mu rwihisho icyakoreye mu rwihisho ugomba kucyatura mu rwihisho ariko nimba cageze mu ruhamo umuntu wese akakibona atura uvuga uti mwari munzi wo gukora icyaha iki n'iki naragikoze ariko mbasa ndagukubita. Uravuze ngo icyaha umuntu yakoreye mu rwihisho ngo yacyaturira mu rwihisho icyo yakora ukarubanda ukacyatura ukarubanda. Icyo nashatse kuvuga nk'ubu ni urugero ndi umurozi ntago nkiroga ariko nitanze urugero mutavuga ngo ntavuze ngo ni umurozi nk'ubu ni urugero ndi umurozi naroze nk'umwana wawe umwana ye namuroze arapfuye noneho nitumbukize uri mu gahinda kuko wapfushije umwana ngo yewe ngo burya ngo urabizi ngo ni ngewe wishe umwana wawe yewe aho wabubuze ubwenge bakwicisha amabuye kandi mu gihe wakihana ugasaba Imana imbabazi ukihanira kureka ukomeza kurama no kuba kongera ugakora ibishimwa n'Imana. Nico nashatse kuvuga ariko ni urugero nk'ubu ngiye nimba narinda y'ababizi kabireka ngomba no kubabwira ndi Penina muzi warinda kandi koko nariyo ndi Penina muzi wari umujura kandi koko nari umujura ndi Penina muzi wanywaga inzoga n'itabi rero ntago nkibikora kwanda kati turamuzi rwose yarabikoraga. Uyu munsi urarije abantu babura ubwenge ugasanga wabuze ubwenge pe ko nico nashakaga kuvuga. Aha Penina ndagira ngo ushimire cyane wakoze ku bw'ikigano kizu duhaye dushimira abantu bagufashije kugira ngo uriya mwaka uvemo amahoro utongeye gusorwa mu nuko byari byabaye mu kwezi kwa 12 mu ntangiriro zawo byari byagukomeranye ariko Imana irambura ukuboko. Hanyuma kandi shimire n'abantu bakwishyuriye inzu ukaba utangiye umwaka uri mu nzu. Amen. Abo nayo Imana ibahereza umugisha kandi twifurize n'ibihe byiza. Garase na Efrem numvise abahimbi indirimbo batanye urimba ngo yakibirinduye ngo Efrem ni muzima Garase humura niko iyo ndirimbo niko yanje mo nyine nimba ari umwuka urumva ko umwana wari mu mwuka arenge avuga ngo wonaga ari umwuka wera ngo n'umubiri nabaririmbiyemo ngo yarakibirinduye ngo akicara hejuru Efrem ni muzima
karasi humura. None ndabajije urambaje ngo ariko ngo wirinde uri mu bwuka ngo nanga ni mu mubiri nimba ari umwuka umwana leta ntangura ngo ni mu mubiri mumbabarire ko naririmbye no mu mubiri ariko nyine yanjemo nawe ari kubiseka ni mu mubiri mbese bari hatari. ni hatari. Hanyuma ndagushimiye cyane kandi ugira ibihe byiza. Uyu mwaka nawe urumva uzaba pasitoro? Birashoboka arega nanje byambera kuyansukaho sibye ko nge ndashaka nka yayindi Samweli yasutse kuri Dawidi avuye mu ishamba yarishwe n'amasogororo yarangiza akamusukaho amavuta nesha umufilisiti ya Goliyati. Uwite bikunze uyu mwaka nasukwaho amavuta yo kunesha abafilisitiya bamaze igihe baratuzengereje. Imana ikansukaho amavuta yo kuba miliyoneri abakene n'abatafite shinge na rugero kabateturura. Ndashaka amavuta yo mwihembe nka yandi Dawidi yasutsweho na Samweli. Imana ishimwe kandi byose irabishoboye. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Yego. Amen. Turagushimiye cyane. Mwakoze.